nguhanze amaso Rwanda ndabona ufite icyerekezo komeza ugere ku isonga Rwanda unteye ubwuzu mpora mu nganzo ngufitiye icyizere Rwanda ndabona ufite icyerekezo komeza ugere ku isonga Rwanda unteye ubwuzu mpora mu nganzo nguhanze amaso Rwanda ndabona ufite icyerekezo komeza ugere ku isonga Rwanda unteye ubwuzu mpora mu nganzo ngufitiye icyizere Rwanda ndabona ufite icyerekezo. Politike y'imihigo yatangijwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu mwaka wa 2006 nka bumwe mu buryo bwo kwihutisha iterambere mu cyerekezo u Rwanda rwihaye. Imihigo ni imwe mu nzira zishoboka zikomeje gufasha abanyarwanda kugera mu iterambere bifuza. Ni umuco dukomora ku bakurambere bacu ukaba warabafashije kwigira no kwihesha agaciro. Kimwe n'utundi turere ndetse n'izindi nzego z'igihugu, akarere ka Bugesera buri mwaka karahiga kandi kakesa imihigo. Yaba imihigo kahize mu myaka yashize ndetse niyo kahize mu mwaka wa 2019-2020 yahinduye ubuzima n'imibereho by'abagatuye ku buryo bugaragarira buri wese. Imihigo rero muri rusange akarere kacu twarahize kimwe n'utundi turere. Uko tubigenza rero kugira ngo tubashe kubona imihigo cyane cyane urwego rw'inama njyanama tunabifite mu nshingano. Turamanuka tukasanga abaturage ku rwego rw'umudugudu bagakusanya ibitekerezo ibyo babona bifuza ko byakorwa mu nkingi zose za nkingi eshatu leta yacu igenderaho. Urwego rw'umudugudu rukazamura ibitekerezo byashyika ku kagari naho bagafatamo ibitekerezo bibiri kuri buri nkingi bikazamuka bikagera ku rwego rw'umurenge hanyuma bikazamuka bikagera ku rwego rw'akarere. Byagera ku rwego rw'akarere abatekinisiye bafatanyije n'abajyanama tukicara tukareba ibyihutirwa kurusha ibindi. Twe twashyizeho komisiyo idasanzwe y'inama njyanama ishinzwe gukurikirana imihigo. Iyo komisiyo ikaba irimo abajyanama bahagarariye inama njyanama ariko hakaba harimo n'abandi bafatanyabikorwa muri JAFU, hakaba harimo ndetse n'abakozi b'akarere batandukanye. Abo nabo umunsi ku wundi bafasha mu kureba no gusesengura byimbitse imigendekere yishyirwa mu bikorwa y'imihigo, bakageza raporo ku nama njyanama akenshi iba buri gihembwe. Bigaragaye nk'ikibazo rero tukabijyaho inama komite nyobozi ibishinzwe gushyira mu bikorwa no gukurikirana abakozi babishinzwe kandi nabo ni bamwe mu baba bagize inama njyanama. Gutyo rero ni gutyo bitworohera. Icy'ingenzi kirimo ni uko hariho mu gutegura kureba ibibazo abaturage babona koko bibabangamiye bikeneye ibisubizo, mu biganiro tugirana nabo bikajya mu mihigo. Urundi ruhare ni urwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa no kuganira kugira ngo inabone ingengo y'imari. Hakabaho rero uburyo bwo gukurikirana no gutanga raporo kwishyirwa mu bikorwa. Akarere ka Bugesera ni kamwe mu turere 7 tugize intara y'Iburasirazuba, gaherereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'u Rwanda, kari ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Gafite imirenge 15, utugari 72 n'imidugudu 581, kakaba gatuwe n'abaturage barenga 460. Akarere ka Bugesera ni akarere gatera imbere umunsi ku wundi. Ibi bigaragazwa n'imishinga minini ikorerwa muri aka karere irimo ibikorwa remezo n'imyubakire igezweho, ubuhinzi, ibibuga by'imyidagaduro n'ibijyanye n'ubukerarugendo byongereye umubare w'abasura aka karere bazanye amadevize. Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari 2019-2020
akarere ka Bugesera kahize imihigo 104 hashingiwe ku nkingi 3 za guverinoma. Mu bukungu kahize imihigo 27, mu mibereho myiza gahiga imihigo 59, naho mu miyoborere myiza n'ubutabera gahiga imihigo 18. Ibyagezweho mu mwaka wa 2019-2020 ni byinshi. Tugiye kureba uko bimwe muri ibyo byagezweho, twibanda cyane ku mpinduka yagize ku mibereho n'iterambere ry'abaturage kuko aribo bagenerwa bikorwa bibanze. Mu bukungu akarere ka Bugesera kahize ibikorwa 18 byiganjemo imishinga ikomeye yunganira ubuhinzi n'ubworozi bwari bumenyerewe muri aka karere. Muri iyi mishinga twavuga inganda zigezweho, amashuri, imiturire y'icyitegererezo n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye byahinduye isura y'akarere ndetse n'ubuzima n'imibereho y'abaturage b'aka karere. Reka ibyagezweho muri uyu mwaka w'imihigo wa 2019-2020 tubihere ku guteza imbere ibikorwa remezo mu karere ka Bugesera. Akarere kacu gasanzwe no mu mateka n'umyaka itambutse gatunzwe cyangwa se ubukungu bwako kuri 85% ari ubuhinzi n'ubworozi. Ariko uko amajyambere agenda adusanga kurikiranye iterambere rigenda riza mu karere biragenda bihinduka, aho dutangiye kubona inganda nyinshi ziza mu karere, dutangiye kubona amahoteli menshi aza mu karere, dutangiye kubona n'ibindi bikorwa, imishinga ikomeye iza gushinga imizi hano mu karere kacu. Biduha rero andi mahirwe yo kubyazamo ubukungu hanze y'ubuhinzi n'ubworozi twari tumenyereye. Murabona amahoteli dufite mu karere, ubucuruzi buberamo bwinjiza imisoro ariko buhemba n'abakoramo. Murabona inganda, ubu tumaze no kuzuza icyanya cy'inganda mu murenge wa Gashora Industrial Zone. Inganda zirimo zitanga imirimo, zinatanga imisoro. Amashuri makuru yamaze kuza hano nka kaminuza y'ubuhinzi n'ubworozi RIKA n'ibindi. Mu karere kacu rero twavuga ko igice kinini kiracyatunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko hamaze kwinjiramo n'ikindi cyiciro gitunga abantu hanze y'ubwo buhinzi n'ubworozi. Imihigo twari dufite uyu mwaka twahize imihigo 104 muri rusange, tunayesa ku kigereranyo cya 92.75%. Ariko imihigo ibiri mu bika navuga bitatu. Igika cya mbere ni icy'iterambere ry'ubukungu, aho twari dufitemo imihigo 27, twesheje ku kigereranyo cya 95.56%. Tukagira igika cya kabiri cy'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage, ari nacyo cyari kirimo imihigo myinshi, imihigo 59, twesheje kuri 89.5%. Tukagira n'igika cya gatatu kijyanye n'imiyoborere myiza n'ubutabera, cyari kirimo imihigo 18, twesheje ku ijanisha rya 93.25%. Mu bukungu twagezeho ku gipimo cyo hejuru, ndetse no mu miyoborere myiza, hanyuma mu mibereho myiza byagiyeho hasi, nibyo biri muri za 80 n'ibindi kwijana. Nabyo impamvu zibitera cyane nuko harimo imihigo cyane cyane yari ishingiye ku baturage ubwabo, gutanga amaboko yabo, kubashishikariza kugira uruhare mu gusana amazu yabo, mu gutunganya neza ubwiherero. Ariko twakomwe mu nkokora na Covid yaje, hakabaho amezi duhagararamo igihe kinini no kubikurikirana no kugenzura bikagorana. Imwe mu mihigo rero navuga yenda kuko 104 yose ntabwo umuntu yayivuga, ariko twari dufitemo nk'umuhigo wo kuzuza stade ya Bugesera. Umwaka ushize twari twayikoze ku kigereranyo cya 70%. Uyu mwaka twagombaga kuyuzuza 100%, uwo muhigo twawugezeho. Twari dufite
umuhigo wo kubakira abaturage batagira amacumbi mu karere kacu. Igikorwa cyari kinakomeye cyane, kubabonera ubutaka, kubakangurira nabo kubigiramo uruhare, gukora imiganda nk'abaturage, gufatanya n'inzego z'umutekano, kubumba amatafari, gushakisha isakaro n'ibindi. Ibyo tukaba twarabigezeho ku kigereranyo cya 94 n'ibice 5%. Kugira icumbi ni ikintu cy'ingenzi. Kumva rero dufite imiryango 710 yacumbikiwe, yahawe icumbi kandi ku bufatanye bw'abaturage, ni umuhigo tuba twumva ukomeye. Ko twe tuyibonamo umuhigo ufite ibindi byinshi cyane ukemura, kuko turareba umuturage wararaga hanze, turareba abana barwaraga kubera umusonga cyangwa se kutagira aho baba hamwe bahora bimuka, bibatesha ishuri cyangwa bishobora gutuma abana bahura n'izindi ngorane. Twari twahize kugira muri uyu mwaka imbangukiragutabara yadufasha kugira ngo ujye igeza abarwayi cyangwa se ababyeyi batwite bifuza kugera kwa muganga ku gihe. Iyo mbangukiragutabara nayo twarayibonye ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa. Nta na mikoro navuga ya leta abigiyemo. Iyo mbangukiragutabara turayibona, kandi n'umwaka utaha tuzahigira indi. Nicyo twari twarihaye kugira ngo buri mwaka tujye twongeramo imbangukiragutabara imwe, tuzagira umubare uhagije. Twari twahize kandi kugira ubwisungane mu kwivuza ku baturage bacu. Nubwo bitadukundiye, twashoje umwaka turi kuri 83.5%, ariko byibuze nabo uba wumva ko hari icyo byakemuye kinini, ko ufite abaturage bangana gutyo babasha kwivuza, guhabwa izo serivisi. Hari n'ibindi bibarinda. Twari twahize kuvana abana mu mirire mibi. Dufite ikibazo cy'abana genda bagwa mu mirire mibi. Dutangira dufite imibare iri hejuru ya 700 y'abana bafite ikibazo cy'imirire mibi. Dufatanya n'abafatanyabikorwa n'imiryango yabo, n'ibigo nderabuzima, n'amadini n'amatorero. Abana ngite ngo baravurwa, n'ubundi atari uburwayi, baravurwa, imiryango yabo yigishwa indyo yuzuye no kwita ku bana. Imibare iragabanuka cyane ku buryo abo twatangiranye, ubu turebye abana bafite ikibazo cy'imirire mibi bari munsi ya 200. Kandi ni muri abo 700 twatangiranye harimo abandi bagiye biyongeraho mu nzira, kuko buri cyumweru turapima. Igihe dutangira umwaka dufite abana runaka bari mu kibazo cy'imirire mibi, ariko kubera ko buri cyumweru dupima ukagenda ubona abandi bajyamo, bivuze ngo abandi 700 ubundi bararenga. Rero uyu munsi dufite abari munsi ya 200. Haba harakozwe igikorwa gikomeye, kandi nabo twihaye inshingano yuko iki gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka tugomba kuba twagabanyije uwo mubare. Hari harimo umuhigo wo kwizigamira ejo heza, aho byagaragaye ko umubare twari twarihaye twawukubye hafi 3 w'abaturage bagombaga kwinjira muri ubwo bwizigame. Mu kwita ku miryango itishoboye y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, akarere ka Bugesera kubatse inzu 18 zahawe iyi miryango mu mirenge itandukanye y'akarere ka Bugesera, mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo kurwanya ubukene no kuremera abatishoboye. Muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda, akarere ka Bugesera katanze inka 900 zihabwa imiryango itishoboye. Bamwe mu baturage bahawe izi nka bavuga ko zabafashije kwikura mu bukene, zibaha amata n'ibindi byangombwa bakeneye mu mibereho yabo ya buri munsi. Nitwa Tegekimana Zesa, umufasha wanjye amwitana Isa Korodina. Ubu tukaba turi mu mudugudu Gatare, Kagari ni Rugarama, Umurenge ni Mareba. Guhinduka aho byatangiye guhinduka, kuko twatangiye kubona ifumbire, ubu turahinga imbuto, ubwo abana bakarya imboga. Ikibazo cy'imirire mibi bezitangiye cyacitse hano muri rugo. Ubwo rero muri make mbese nyane ibyishimo byinshi, Perezida Nyakubahwa wa Repubulika ibyadukoreye nako umva ndetse Imana yonyine niyo yamushimira, ariko yebweho birarenze. Ubu irahaka, nimara kubyara turateganya kunywa amata, ubwo inyana yayo nako tukoroza abandi. Ntekereza yuko ibintu bakoze ari byiza, kandi nkavuga ati aho bakuye hasubireho, kandi n'igihe cyose inka baduhaye zigumye zororoke, kugira ngo n'abandi bazigereho
nkashimira abo babyeyi batekereje kuri twebwe turi mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri bakaduha ubworozi bwo kugira ngo tuzave mu cyiciro cya mbere tujya ku cya gatatu cyangwa se tugumya kwiteza imbere. Mudushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika ati rwose warakoze taba woroje nabo biteguye rwose inshingano mwasezeranye na inshingano bahawe bazazikurikiza nabo boroza abandi. Hagamijwe guteza imbere isuku n'isukura no kwegereza abaturage amazi meza, akarere ka Bugesera kubatse ibigega by'amazi n'imiyoboro y'amazi kuri hegitari 100 mu gice cyahariwe inganda mu murenge wa Gashora. Akarere ka Bugesera kandi kagejeje ku ngo 1110 amazi meza. Abayahawe bemeza ko yabafashije kongera ibikorwa by'isuku n'isukura mu ngo zabo. Ku bufatanye na Minisiteri y'Uburezi hubatswe ibyumba by'amashuri 74 n'ubwiherero 72. Ku bufatanye na Banki y'Isi hubatswe ibyumba by'amashuri 109 n'ubwiherero 141. Hanatangwa intebe zo kwicaraho mu bigo by'amashuri bitandukanye. Mu nkingi y'imibereho myiza y'abaturage hubatswe ubwiherero 767, hasanwa 3681 mu mirenge igize akarere. Mu rwego rwo kwita ku burezi bw'ibanze bw'abana bato, akarere ka Bugesera kubatse irerero rya Kimaranzara mu murenge wa Ririma kanatangiza ibigo mboneramikurire 569. Mu guteza imbere ingufu hubatswe imiyoboro y'amashanyarazi minini n'imito yubakiwe abaturage bo mu mirenge ya Juru na Ntarama. Ingo 803 zahawe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, mu gihe ingo 3685 zahawe amashanyarazi asanzwe. Banyita Mukaremera Françoise, hano turi mu mudugudu wa Bitega, akagari ka Musovu, umurenge wa Juru, akarere ka Bugesera. Turacana, turi mu mazu rwose, turashima Imana nta kibazo twumva dufite, ubu Imana yaradushubije, dufite abayobozi beza baratuvuganiye. Mbere twari turiho nabi, no gucana none bwa butadowa, no gushaka kudukwi tudafasha tutabimeze gute, ariko no gukanda ku gikuta nyine ahantu bakagaragara, abantu bakabona aho bigira, natwe mbese turanezeriwe. Cyewe muzambwire Paul Kagame, tuba mubyeyi we bagufatiye iry'iburyo, Imana izamuha umugisha uko bwije nuko bukeye. Njye nitwa Havugimana Jean Bosco, nkaba mpagarariye abaturutse ahari kubakwa ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera, tukaba twaratujwe hano i Musovu. Mu by'ukuri twarishimye cyane tukimara guhabwa amashanyarazi yadukuye mu bwigunge. Ni ukuri twacanaga icyo bita udutodowa ndetse na za burike, ariko ubu ngubu ndagenda nkakora ku rukuta amatara kaka. Ubu ni ibintu mbese twishimiye ko leta yacu mbese yadukoreye ibintu bishimishije. Amashanyarazi yatugejeje ku bintu byinshi. Ubu ntago tukijya kwegushisha ahantu hakure. Ubu mu ngo zacu ubu ngubu dufite twa tumashini twogosha, ndetse ubu ngubu n'abana bacu ubu bari gusudira inzugi. Ni ukuri ni ibintu bishimishije. Amashanyarazi yatuzaniye ibintu bikomeye cyane. Nk'urugero, hano hepfo hari imashini ikamura amazi. Iyo mashini ikoreshwa n'amashanyarazi. Icyo gihe rero iyo amazi yabaga ari menshi mu muceri, imashini yagiraga gute, yarayakamuraga ndetse tukabonera umuceri igihe. Ibyo rero turabikesha amashanyarazi. Muri uyu mwaka kandi binyujijwe muri gahunda ya VUP mu nkingi yayo y'imirimo y'amaboko, akarere ka Bugesera kahize gusana imihanda yako y'itaka ireshya na kilometero 62 muri buri murenge. Muri uyu mwaka kandi akarere ka Bugesera kahize kubaka ruhurura nini ireshya na metero 380 mu murenge wa Gashora, ahagenewe kubaka inganda mu rwego rwo kurushaho gutunganya iki cyanya kitezweho kuzamura ubukungu bw'akarere. Hubatswe kandi ibigega n'imiyoboro y'amazi mu rwego rwo kugeza ibikenewe byose muri iki cyanya cyahariwe inganda. Mu nkingi y'imiyoborere myiza muri gahunda yo kwegereza abaturage serivisi z'ibanze, havuguruwe hanuzuzwa utugari 20 tutari twubatse neza.
Ku bijyanye n'inkingi y'imibereho myiza, akarere ka Bugesera kahize ibikorwa 59 bijyanye n'ubuzima, uburezi no kwita ku batishoboye. Ibi byagezweho ku bufatanye n'inzego zegereye abaturage ndetse n'abafatanyabikorwa b'akarere ka Bugesera mu iterambere. Muri gahunda yo kwita ku baturage batishoboye, akarere ka Bugesera kubatse inzu 3, buri imwe ituza imiryango 4 mu mudugudu w'icyitegererezo wubatswe mu murenge wa Rweru. Mu gukomeza kwita ku batishoboye muri uyu mudugudu w'icyitegererezo, hatujwe imiryango 12 yavuye mu manegeka n'ahandi hashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Nitwa Mukabucyana Korodina. Aho twabaga mbere hari hameze nabi, ahantu hatameze neza, ahantu mbese umuntu atabona amazi meza, ahantu umuntu atabona ivuriro. Icyo nahashimiye nabonye ari amazu meza, harimo ibyumba 3, hari na toilette, harimo icyumba cy'abashyitsi, icyumba cy'abana, icyumba cy'umuryango. Rwose aya mazu ni amazu meza cyane rwose pe. Perezida wa Repubulika namushimira rwose kuko yadukuye mu bwigunge. Akarere ka Bugesera kari kahize kurangiza imirimo yo kubaka stade ya Bugesera. Ubu iyi stade yamaze kubakwa ndetse ikoreshwa mu mikino itandukanye, harimo na siporo rusange ihuza abaturage n'indi mikino itandukanye. Mu byerekeye ubuhinzi, muri gahunda yo guhangana n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere gikunze kuba intandaro yo kugabanuka k'umusaruro, akarere ka Bugesera kahize kuhira ku buso buto bungana na hegitari 200 mu mirenge yose ikagize. Kuhira ku buso buto byafashije abahinzi guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, binabafasha kongera umusaruro wabo kuko batigeze bahagarara guhinga. Amazina nitwa Ntukanyago Cyprien, ntuye muri umurenge wa Mareba, akagari ka Rugarama, umudugudu ni Kururamo. Umusaruro nta kibazo gihari kuko izi nyanya murabona ntabwo zirera neza, ariko nk'imiteja nahinze nayo nashoye ibihumbi 270, ariko nasaruye hafi ibihumbi 600. Urumva rero ko umusaruro nagize ari umusaruro ushimishije. Muri gahunda yo kubungabunga ibidukikije no gufata neza ubutaka hagamijwe kurwanya isuri, hakozwe amaterasi y'indinganire kuri hegitari 100 mu murenge wa Musenyi. Mu rwego rwo gufata neza umusaruro hirindwa ko wononekara, hubatswe ubwanikiro 7 mu mirenge ya Ruhuha, Mwogo na Mareba. Hagamijwe kongera umusaruro ukomoka ku rutoki, hegitari 504 z'urutoki zaravuguruwe. Ibi bikaba byarafashije abahinzi kohereza umusaruro mwinshi ku masoko. Nitwa Nzira Pascal, nkaba ntuye mu murenge wa Juru, akagari ka Juru, umudugudu wa Twabagarama. Nkaba ndi umuhinzi mworozi. Kugira ngo ngere kuri uyu musaruro nabifashijwemo n'urwego rw'abayobozi. Akarere kabimfashijemo n'umushinga wa Padabu n'umurenge. Ubu udusuye wasanga mbese muri Juru turi abantu tumaze kugira aho tugera twihaza mu biribwa by'ibitoki. Nko mu gihembwe ashobora kubonamo nka miliyoni 2. Mu kongera ubuso buteweho amashyamba, hatewe hegitari 54 n'igice by'amashyamba mu mirenge ya Nyamata na Ririma. Mu rwego rwo kwita ku buzima bw'abaturage, hongerwa ibikorwa remezo bijyanye n'igihe. Mu mwaka wa 2019-2020, akarere ka Bugesera kahize kubaka amavuriro y'ibanze 8. Aya mavuriro yaruzuye ndetse yatangiye gukora. Abaturage bavuga ko kwegerezwa aya mavuriro byabafashije kubona ubuvuzi bw'ibanze hafi, batiriwe bakora urugendo rurerure bajya kwivuza ahandi. Nitwa Bigirimana Eric, nkaba ndi umuforomo kuri poste de santé ya Gikundamvura. Ni poste de santé ku rwego rwa 2, ikaba yubatse mu murenge wa Ruhuha mu kagari ka Gikundamvura, umudugudu wa Kazabagarura. Amavuna amavuko y'poste de santé ni poste de santé yo ku rwego rw'akarere. Na poste de santé yatangiye gukora ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2019. Uko yavutse rero ni mu gitekerezo cyase ni muri gahunda y'akarere mu buryo bwo kwita ku baturage mu kubavura
hashyizweho poste de sante z'urwego rwa kabiri, zishyirwaho noneho zimaze gushyirwaho n'akarere, zihabwa ba rwiyemezamirimo kugira ngo zibashe gucungwa neza, zibashe kugera ku ntego y'akarere yo kwita ku baturage batuye mu ibyo bice poste de sante zubatswemo. Cyambere turashimira uburyo rwose akarere kaba karagize ibitekerezo byagutse byo kugira ngo ubuvuzi nabwo bwitabweho. Dushingiye ku musaruro w'ibyagezweho, ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera burishimira ko imyinshi mu mihigo kihaye kayigezeho ku rugero rushimishije. Ibi kabigezeho ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo n'abafatanyabikorwa bako mu iterambere. Abafatanyabikorwa badufasha mu rwego rwa tekinike, kwigisha abaturage, kubayobora, kubereka uko bikorwa, ndetse no mu mikoro kugira ibyo bashoramo bigurwa bifasha ari mu buhinzi, ari muri iyo myubakire, abantu bakaduha sima, bakaduha amabati, ndetse n'iyo mbangukiragutabara nababwiye ikagurwa ku bufatanye bw'abafatanyabikorwa mu karere ka Bugesera. Ubwo bukangurambaga nabwo twabugendanyemo neza, turabashimira. Akarere ka Bugesera kandi karashimira abaturage bagatuye umurava n'ubwitange bagaragaje mu gutuma iyi mihigo igerwaho no gusigasira ibindi bikorwa byose byagezweho. Imihigo ni imyumvire, ni ukureba, ni ugushishoza ku byo ushaka kugeraho, ukiyemeza yuko bizagerwaho, abantu bagashyira hamwe imbaraga bakaharanira kubigeraho. Ndashimira rero ababigiramo uruhare, abaturage ubwabo batekereza, bakareba mu midugudu, mu tugari, bakavuga bati uyu mwaka ibi nibyo twumva byihutirwa twashyira imbere. Baba abaturage nabo bagira imihigo mu ngo zabo, kugenda bazamuka kugera ku rwego rw'akarere naho hari imihigo. Abafatanyabikorwa uburyo bafatanya n'akarere, mu yandi magambo igenamigambi ry'akarere kacu, buri muntu wese akarigiramo uruhare, kuko nta terambere rishoboka rikozwe n'urwego rumwe gusa. Karashimira kandi ubufatanye bwagaragaye mu nzego zose z'ubuyobozi butandukanye, harimo Leta y'u Rwanda binyuze muri za minisiteri n'ibigo bitandukanye, inama njyanama y'akarere, imirenge, utugari, abikorera, imiryango nterankunga harimo n'itegamiye kuri leta, n'abaturage b'akarere muri rusange mu muganda wa buri wese mu buryo butandukanye bwagaragajwe kugira ngo iyi mihigo igerweho. Dukenyere dukomeze, imihigo irakomeje.